Ndagusuje kuri wowe ukurikiye Good TV Rwanda aho uherereye hose, amahoro y'Imana nabane namwe kuri mwe mwese aho muherereye hose. Nagira ngo mfate uyu mwanya nsubize umuvandimwe witwa Eugene wadusabye ko twazamufasha gusobanura inzozi yarose ngo ari kubagara amasaka. Aha ngaha urya kurota ubagara amasaka ngira ngo bifite icyo bishatse nabyo gusobanura cyangwa se bifite ubutumwa byashakaga kukwereka. Nawe ushobora kuba wararose uri kubagara amasaka ariko wakanguka ukabura ibisobanuro by'izo nzozi warose. Burya rero kurota ubagara amasaka tugiye kureba icyambere bisobanura umusaruro mwiza. Niba wararose uri kubagara amasaka birasobanura umusaruro mwiza cyangwa se biragaragaza ko hari imirimo yawe izatanga umusaruro. Kuba byizera bishatse kugaragaza ko nyine ari cya gihe wahawe amasezerano ariko amasezerano yawe hakaba hari icyizere cy'uko azasohora vuba. Niba rero wararose izi nzozi, igisobanuro cya mbere birasobanura umusaruro mwiza cyangwa se ya mirimo y'amaboko yawe igiye gutanga umusaruro. Ikindi nanone kandi niba wararose izi nzozi nyine cyangwa se we warose izi nzozi cyane cyane we Eugene, birashaka gusobanura ko cyangwa se kugaragaza yuko nanone kandi ari ugukora cyane cyangwa se bisobanura gukora cyane. Aha ngaha bikaba byerekana umuhate ndetse n'ubwitange ushyira mu byo ukora. Umuhate ndetse n'ubwitange ushyira mu byo ukora. Wamfura we rero komeza ukore cyane kandi utere imbere, ukomeze ugire umuhate wo gutera imbere. Ngira ngo muri iyi minsi abantu dukwiye kugira umwete tukagira umuhate mu byo dukora kugira ngo tubashe kubona umusaruro cyangwa se tubashe kubona amafaranga mu gihe gikwiriye. Wowe rero warose izi nzozi ndakubwira ko uri umunyamahirwe kandi uri umunyamugisha. Aha nanone birasobanura amahirwe ndetse y'iterambere. Amahirwe y'iterambere biba bishatse kugaragaza ko kandi nanone hari amahirwe yo gutera imbere ufite, amahirwe ntashidikanya, utashidikanyaho rwose ko gutera imbere rwose biri karibu kuri wowe. Ngira ngo rero wizere Eugene ndetse n'undi wese ushobora kuba wararose izi nzozi, umenye ko kurota ubagara amasaka ngicyo icyo bisobanuye. Ikindi gisobanuro cya kane bisobanuye kwihangana ndetse no gutegereza isezerano ryawe kuko riba riri hafi gusohora. Bigaragaza ko isezerano ryawe riba riri hafi gusohora. Wirinde gucika intege ahubwo ufate ibihe byo gusenga, byo gusengera amasezerano yawe. Hari ikimenyetso kigaragaza yuko ari hafi yo kuba yasohora, ari hafi yo kuba uri hafi yo kuba rwose wagera ku byawe cyangwa se uri hafi yo kuba wagera ku mvune z'umusaruro waruhiye. Wamfura we rero amasengesho wasenze Imana yumve. Ngira ngo nawe ukurikiye Good TV Rwanda muri aka kanya, aha ni kuri Good TV Rwanda. Nawe niba warose inzozi utwandikira ngaho muri komenti, tuzongere dufate undi mwanya nk'uyu nguyu nawe tugusubize wamfura we. Ngira ngo ibitekerezo byanyu ni ingenzi, mujye muri komenti mutwandikire mutubwire inzozi mwarose, mutubwire muduhe ibitekerezo by'uko ino channel ya Good TV Rwanda twayagura ikagera kure cyane. Ngira ngo harabura gato tukagira ibihumbi 10 by'abasubscribers. Ngira ngo nawe waba umwe rero. Niba utarakanda kuri subscribe, niba ntanda y'umujinya ugira, udukandira aho ngaho kuri like, ukanda no kuri subscribe ndetse na comment, byose bigaragaza yuko rwose ukunda ibiganiro byacu. Ariko kandi rwose niba utanabikunda ntiwabura gusiga iyo nkunga yawe ya subscribe cyangwa se like ndetse na comment, ukaduha n'igitekerezo cy'uko twakora cyangwa se ukaba wanadutera n'inkunga. Nabyo birashoboka. Abantu bafite imitima ifasha baracyariho mu Rwanda. Ngira ngo nimero yanjye ya WhatsApp ikaba iri no muri Momo ni 0788 08 45 02 ku bari hanze. Ni akamenyetso ko guteranya 250 78 08 45 02. Iyo nimero iba no kuri WhatsApp, wananyandikira tukaganira nanda y'umujinya. Ngira ngo rero ndabakunda cyane, mwari kumwe n'inshuti yanyu Yohana. Murabizi nyine murambifuriza impagarike ndetse n'ubugingo. Uyu munsi ukubere mwiza kandi uyu munsi Nyagasani
ahire ibikorwa byawe uyu munsi Nyagasani, ahire ibitekerezo byawe uyu munsi Nyagasani, yumve gusenga kwawe uyu munsi Nyagasani, za nzozi zawe zibe impamo mu izina rya Yesu.